Waramutse neza nshuti z'umusaraba, Yesu nashimwe cyane, turabakunda cyane. Ni Umurage Community hamwe na Obededom Froduwari. Nk'uko bisanzwe iteka tubageze inkuru zitandukanye zirimo z'iyobokamana ndetse n'izindi nkuru zubaka sosiyete nyarwanda, ndetse si na sosiyete nyarwanda gusa ahubwo ni sosiyete muri rusange. Ahangaha uyu munsi tubafitiye inkuru dukesha inyarwanda.com, urubuga rukunzwe cyane bashishikariza kujya mukurikira. Ahangaha ni inkuru ivuga ku buryo Apostle Gitwaza yaba yaratanze ubuhanuzi cyane cyane bugaragaza uburyo abanyafurika baba mu mahanga bazagaruka, kandi akagaragaza ko benshi cyane ku isi bazifuza kwitwa abanyafurika. Anatangaza ibintu 7 bikubiye mu buhanuzi bwe, wabukurikirana ahangaha. Nk'uko mubizi, Dr. Apostle cyangwa se Apostle Paul Gitwaza Muhirwa akaba ari umuyobozi uhagarariye Zion Temple ku isi yose. Muri ubu buhanuzi bwe akaba yanura umugabane wa Afurika ko waba ugiye gukomera cyangwa se ukaba igikomerezwa ku isi yose, bigatuma abanyafurika bagiye mu bihugu bitandukanye iby'Iburayi na Amerika bagaruka bakaza kubaka umugabane wabo, ndetse kandi akagaragaza ko hari n'abantu batavuka muri Afurika, abantu batuye mu bihugu bitandukanye bazifuza kwitwa abanyafurika. Birumvikana ko birashoboka ko bamwe bazaka ubwenegihugu. Ahangaha iyi ntumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza akaba yabihanuriye cyangwa se yahanuriye Afurika. Ibi bikaba byarabaye ku itariki 19 Nyakanga 2021 ku munsi usoza igiterane ngarukamwaka cyitwa Afurika Haguruka. Kikaba ari icyo muri uyu mwaka wa 2021, akaba yageneye ubuhanuzi 7 Afurika. Ahangaha muri iyi minsi Dr. Gitwaza nk'uko tubikesha inyarwanda.com akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yasangije ubuhanuzi abantu binyuze kuri murandasi cyangwa ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Ahangaha akaba yagaragaje ko Imana ifitiye umugambi Afurika. Akaba yavuze ati Imana ifitiye umugambi Afurika. Akaba yagaragaje ko umugambi w'Imana kuri Afurika ari ukuyinjiza muri gakondo yayo, ndetse no gukoresha umugabane wa Afurika muri ibi bihe bya nyuma, cyane cyane byo gusakaza ubutumwa bw'Imana ku isi yose. Ahangaha Apostle Gitwaza, Dr. Gitwaza akaba yahanuriye Afurika ko igiye kuba umugabane witwa izina rishya ryo Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Uyu mugabane ukazaba ufite imijyi 5 ikomeye cyane, aho ururimi rusange ruzaba ari Igiswahili, rukazaba ari rwo rurimi rukoreshwa cyane kuri uwo mugabane. Ahangaha kandi akaba yirinze kuvuga igihugu perezida wa mbere wa Afurika azaba akomokamo, ndetse akaba yavuze ko icyo gihugu ari mu bihugu byaba bivuga cyangwa se bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Uyu muperezida azaba azi Igiswahili, ndetse akazaba yubaha Imana nk'uko byatangajwe na Dr. Paul Gitwaza. Akaba kandi yahanuye ko abanyafurika baba mu mahanga bazagaruka, ndetse abantu benshi ku isi bakaba bazifuza kwitwa abanyafurika kuko bizaba ari iby'agaciro. Ahangaha reka tubabwire bumwe mu buhanuzi 7 bwahanuwe na Dr. Paul Gitwaza. Ubuhanuzi bwa mbere buravuga ngo igihe kizagera aho uyu mugabane uzitwa Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Ubuhanuzi bwa kabiri bukavuga ngo umugabane wa Afurika uzagira imijyi 5 ikomeye, kandi Igiswahili nicyo kizaba ururimi rw'abanyafurika. Ubuhanuzi bwa gatatu bwa Dr. Paul Gitwaza bukavuga ngo Afurika izagira igicaniro gikomeye cy'amasengesho no kuramya. Ubuhanuzi bwa kane bukavuga ngo perezida wa mbere wa Afurika azava mu gihugu cyo muri Afurika kivuga Icyongereza, azaba azi Igiswahili kandi azaba atinya Imana. Ubuhanuzi bwa gatanu bukavuga ngo abanyafurika bari mu mahanga bazagaruka baze kubaka Afurika. Ubuhanuzi bwa gatandatu bukavuga ngo kwitwa umunyafurika bizaba ari iby'igiciro cyane, kandi abantu benshi ku isi bazabyifuza. Ubuhanuzi bwa karindwi bukavuga ngo abanyafurika bazavuga ubutumwa mu bihugu bya Aziya harimo Iraq na Iran, yabishyize muri paranteze, kandi Afurika ikaba izagira ubusabane bwiza na Isiraheli, kandi izaba umugisha
mu mahanga. Ngibyo rero ibikubiye mu buhanuzi bwa Dr Apotre Gitwaza. Nawe ushaka kubwumva ngaha wasura Umurage Community ukabwumva ubwo buhanuzi. Murakoze cyane, yari umuvandimwe wanyu bakunda Obededom Froduwari. Bye bye.